umugore w'abadende nushora inyana yagera kwibuga agashozi rizahurarare umugore w'abadende nutereka amata umugore w'abadende agasasira se urarare umugore w'abadende ndamubasaba umugore w'abadende ni mumumparire urarare iyo ngiye kuryama ntaramubona jyewe numva mu bwenge hazunguruka urarare umugore w'abadende jye simuguha umugore w'abadende niwe mwana ngira urarare bakunzi ba Fest TV mbanje kubasuhuza tubagezaho amakuru arambuye kandi meza gatanu kuri gatanu. Ubu rero dufite umuhanzi hano twasuye Sengabo, turagira ngo mumukurikirane mwumve ibihangano bye, mumwumve mwabasha kumumva ku majwi gusa ariko noneho no ku mashusho muramukurikirana. Reka tumuhe karibu. Murakoze cyane. Mbabwire iki se banyakubyara mbabwire iki se banyakugi iri nk'abashyize hamwe burya nta cyabananira mureke dutahirize nyabusa umugozi umwe. Ni Sengabo Judas, umuhanzi w'abanyarwanda. Iyo ni indirimbo bene u Rwanda barayizi ariko hari n'izindi kandi nishimiye ko mwansuye. Ese muragira muti Sengabo ni muntu ki? Sengabo yaba aririmba izihe njyana? Sengabo ni ibiki bituma aba umuhanzi w'igitangaza? Reka tumwumve. Murakoze cyane. Sengabo Judas ni umuhanzi ukora injyana y'umwihariko igendeye ku muco gakondo, umuco wacu w'abanyarwanda. Sengabo rero ubu mugize muti ndi igitangaza ariko iyo gitangaza nimwe mu nkurikira, mwe mutuma ngira imbaraga zo gukomeza gukora. Sengabo rero ndi umuhanzi, ndi urubyiruko, ndi umuhanzi uvuka mu gice cy'Ubuganza mu Karangi Kayonza. Nkaba narinjiye muri uyu muziki rero ushingiye ku muco kugira ngo nsigasire ururimi rwacu rw'abanyarwanda, kandi nakomeza no guhanga ibihangano bitanga inama binyura abanyarwanda, byubaka igihugu kandi byubaka n'abanyarwanda mu ngeri zose mu buzima tubayemo. Nuko muramwumvishe Sengabo, reka tumutungure noneho tumubwire ahita turirimbira akaririmbo k'urukundo. Muhite mubona ukuntu Sengabo ushobora no kumutumira ukamutungura agahita kubitamo indirimbo neza neza imitima y'abakobwa n'abasore b'ubuki gihe igatigita. Ninde waba warabaye umuhanga mu rukundo ngo yigira hino ngire icyo mwibariza kuko ajye uwo nkunda yantwaye umutima iyo ndaye ntamubonye jye singoheka hakaba nubwo jyewe ndaramutekereza yese ninde muhanga warwo ngamubuhamya akanyange urumugeni uriho goza yizira umwiza wantwaye umutima. Have you been my girlfriend? Uyu munsi wirihute umutima wanjye nugohetse niriwe nibaza uko waramutse. Ubwo abo nabeje kuri ya tariki njya numva ya 14 ubwo ndayibatuye. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo Sengabo, bakavuga ngo Sengabo zira ndirimba z'urukundo, ariko kandi bakavuga ngo buriya Sengabo kubera zira ndirimbo ziba zirimo imitoma ntiyaba abakobwa bamukunda cyane. Indirimbo ubuhanzi n'uguhanga harimo ubuhanga, ariko ibyo akenshi ntabwo guhanga bigendana nuko abakobwa bagukunda cyangwa banagukunda, ariko icyambere cyo umuhanzi aba afite inganzo irimo ubutumwa bugenerwa buri wese
ari abakundana n'abakobwa bashobora kuba bankunda, ibyo nabyo ntabwo nabihakana ko ndi umusore. Ikindi rero inganzo yanjye yubakiye ku rukundo, kubakira ku urukundo rwacu mu buzima busanzwe rw'abakundana, ariko kanubakira no ku rukundo rw'igihugu cyanjye u Rwanda. Sengabo turamubona ni umusore mwiza cyane, reka tumubaze n'ikipe y'abakunda, ikipe imwe muri iki gihugu ahitubwire. Nka rero ikipe yo ifite ikipe mfana, ikipe mfana umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane nkafana ikipe y'igihugu Amavubi. Nk'abanyarwanda ni ikipe iduhagararira twese, n'umupira muri rusange ariko ndawukunda. Aravuze ngo akunda ikipe y'Amavubi, reka mutungure noneho nanjye ahita aririmba indirimbo yaba iyo kipe y'Amavubi twumve, itari indi ariyo yihimbiye aka kanya. ko no kunshyira mu manza ndende ariko reka tsinda n'ubuhanga Amavubi yacu, tsinda n'ubuhanga Amavubi y'u Rwanda, murabizi iyo mwaserukiye u Rwanda, abanyarwanda twese dusigara mu rugo dutegereje intsinzi yanyu. Tsinda n'ubuhanga Amavubi y'u Rwanda, tsinda n'ubuhanga Amavubi y'u Rwanda, muri abacengacenge mwugarire hagati mukomeze ntimunyeganyege, tsinda n'ubuhanga Amavubi y'u Rwanda. Muramwumvise Sengabo rero ko aho hose wamutungura wahamusanga. Reka noneho tureke aririmba akaririmbo k'abantu bizabukuru kamwe twumve. Umugore w'abadende nushora inyana, yagera kwibuga agashozi rizahurarare. Umugore w'abadende nutereka amata, umugore w'abadende agasasira se urarare. Umugore w'abadende ndamubasaba, umugore w'abadende ni mumumparire urarare. Iyo ngiye kuryama ntaramubona, jyewe numva mu bwenge hazunguruka urarare. Umugore w'abadende jye simuguha, umugore w'abadende niwe mwana ngira urarare. Umugore w'abadende nutereka amata, umugore w'abadende agasasira se urarare. Umugore w'abadende nushoririza, yagera kwibuga agashozi rizahurarare. N'umugore w'abadende. Sengabo waba waratangiye guhanga ibihangano byawe ryari? Umuziki wanjye ntangira guhanga ngira ngo natangiye gusa nkaho ninjira muri inganzo y'umuco ubwo nari mu ishuri mu mwaka wa 4 kwa Kadafi hano i Nyamirambo, nza kubengukwa n'itorero Indangamirwa y'umuryango witwa Dukundane Family. Ntangiraho ndirimba mu itorero, ntabwo narimbaga uyu muco, narimbaga indirimbo zisanzwe, ariko mpita ninjira mu muco nisanga nyine ahubwo yanjyana n'ubundi indimo. Ubwo rero nkomerezaho, naje kwandika indirimbo ya mbere muri 2015 yitwaga Ndakomerewe, ariko nyuma mpita nandika indi yitwa Bene u Rwanda, iyo ari nayo yahiswe ikorerwa amashusho, ari nayo namenyekaniyeho. Ndakomeza nkomeza umujyo, ubu ngubu no muri ibi bihe ndacyandika, mfite indirimbo, hari Akanyange, hari Akiri Ibaruwa, hari Umugore w'abadende, hari n'izindi nyiteganya nyinshi. Hari Nyampinga ubereye u Rwanda, abakobwa baserukira u Rwanda bajya muri Miss Rwanda, nayo irahari kuri chaîne yanjye ya Sengabo, n'ibindi nyikomeza kuri ubu ngubu. Murakoze. Sengabo, umuziki wawe wawuteganya kugeza ku ruhe rwego kugira ngo ukumbuze n'abana batoya cyangwa se abantu bashaka kwinjira mu muziki, hanyuma nanone ubaganishe ku byiza by'umuziki, uwinjizemo neza kugira ngo umuntu uwo ari we wese akunde umuziki? Yego, ni byiza cyane rwose. Buriya umuziki wanjye, iyo umuhanzi ni iki? Umuhanzi ni icyitegererezo ku bandi. Umbaje ku kibazo cyiza, hari ubushize hari nk'umuntu nagiye kumva, numva umwana w'Inyagatare arampamagaye ati ndagukurikira, nkunze kukumva ku maradiyo, nkunda ibihangano byanjye, nkunda ibyo ukora,
ese Sengabo ushobora kumfasha iki, ese Sengabo wangiriye inama mu byo nandika indirimbo za gospel ariko ngendeye ku muco. Ubwo urumva rero uwo nguwo waranyumvise hari icyo abashaka kunyigiraho. Ese giye Sengabo mu rugamba rwanjye ndashaka kugera he, ese ndashaka kugeza iki ku bantu. Icyo nicyo cya mbere. Umuziki wanjye rero nifuza ko uzagira aho ugera, kugeraho ntago kurimba gusa bihagije. Sengabo ntago ari jyewe nk'umubiri mfite, oya. Sengabo n'ibyo bikorwa bishobora kuzagira akamaro igihugu, n'ibyo bikorwa bishobora kuzagira akamaro aho mvuka, ibyo bikorwa bishobora kuzagira akamaro urubyiruko runkurikira. Ni wa muco mwiza urubyiruko rushobora kumbonaho rukarika imico y'ahandi tugenda tubona, rugakurikira umuco wacu w'Abanyarwanda. Icyo nicyo cya mbere, nicyo umuhanzi aba kuba indorerwamo y'abandi, bamureberamo bakabona ibyo akora ni byiza nabo bakabikurikiza. Icyo nicyo cyiza cyo gutanga inama zubaka. Buriya muco abahanzi twese dushingiye ku muco. Umuco urimo ubusizi, urimo hanze hari abasizi bandika bakandika ibisigo, ngira ngo mujye mubabona, mujye mubakurikira mukabona abasore babyiruka, aro bita ba Tuyisenge Olivier, aro bita Bahati Innocent, bose na abantu basigasira uyu muco. Icyo rero twese tuba dushingiye nuko dukomeza kubaka ireme ry'ururimi rw'u Rwanda, rw'Abanyarwanda. Ibihangano byanjye biri kuri chaîne yitwa Sengabo, iba kuri YouTube. Ugiyeho wahita ubibona ibihangano byanjye, ariko kandi ukanagerageza kunkurikira ukora izo za subscribe kugira ngo nibyo nteganya ubutaha. Nk'ubu mu minsi iri imbere nditegura kubagezaho indirimbo nziza cyane. Abantu rero bagomba gukora kugira ngo bamfollowinge na za Instagram ni Sengabo, Facebook ni Sengabo, ntago ngorana n'izina rimwe gusa ni Sengabo. Okay, nakomoje ku basizi nk'abantu dufatikanyije uyu muziki gakondo, ngira ngo kare tugeze no turiko ari inkuru imaze iminsi isakara nko ku binyamakuru igihe bavuga ati ari umusizi tutabona, byagenze bite, wamenye uzwi ku izina rya Bahati Rubebe. Ariko wenda muri gahunda ya Guma mu Karere wasanga telefone yaramuzimanye, akaba yibereye aho yibwira ko wenda abantu batibaza aho ari, ariko abaye areba iyi televiziyo yanyu Face TV agomba gushakisha uko ahamagara abantu akababwira ati ndahangaha. Ntekereza ko n'ubuyobozi nabwo kandi bw'igihugu burimo burafasha Abanyarwanda kumenya umusizi ahaherereye kugira ngo agaruke. N'inganzo ikomeye, ngira ngo muramuzi, hari ibisigo byinshi yanditse. Hari igisigo cyitwa Ntabareshya cyubaka imiryango nyarwanda, nkamwe mwashatse murabizi mu ngo uko bimeze, ariko urugo rukomezwa no kubana, koroherana mu nzira zose munyuranamo mu ngo. Umusizi rero rwose iyo nganzo turamushaka, abaye ahari yabwira Abanyarwanda ati telefone yanzimiyeho, wenda intara nzongera gusubirana nzagaruka muri Kigali, ariko amenye ko akenewe. Urumva nta kigusobwe ngo ucyongereho? Icyo nakongeraho ku bigendanye n'uyu muziki wacu cyangwa nanjye Sengabo, aricyo nifuza muri ibi bihe twanyuzemo bya Covid. Ni birebire, umwaka urashize, murabona abahanzi aho tuba turi, izi nzu turazishyura, turakodesha. Ubwo kuba dukodesha hari ibyo tuba dusabwa kwishyura inzu utakoze, gushaka uryo utakoze, ni biba bigoye cyane. Icyo imiryango yawe bigukeneyeho udakora nabyo n'ibindi, ni urundi rubanza. Dushimira leta rero ku ngamba yafashe zo kurwanya iki cyorezo, kuko nanone mbere na mbere twebwe ushobora kureba ubuzima ngo uyu munsi ndamuke ariko ejo nturamuke. Leta icyo nicyo kintu ibereyeho kugira ngo irebe izo mpande zombi, umuturage abeho kandi akomeze asagambe. Icyo rero turifuza ko mu minsi iri imbere mu mabwiriza bashobora kuzatangaza
rwose babonye ko iki cyorezo gisa nkaho wenda gifite imbaraga, nanone byagendera uko bakireba, ariko nk'abahanzi, nk'abantu bakora mu entertainment muri rusange, turifuza kongera kubona ibitaramo byagarutse, turifuza kubona ubwo bukwe bwabaye nawe baryaga ari uko babonaga ifunguro ko bagiye gutarama mu bukwe, ariko natwe nk'abahanzi by'umwihariko dukeneye kongera gutarama, tugategura ibitaramo tukabaho, kuko umwaka urashize, turi mu ntangiriro z'undi nawe igice cya mbere gisa nkaho ubundi kigiye kurangira. Icyo dusaba rero ni uko leta nayo yazareba ikareba niba hari aho bishoboka rwose igafungura ubuzima bugakomeza, ahubwo tugashaka izindi mbaraga z'uko twarwanya icyorezo, uko twagumya kwitwararika. Twagize n'amahirwe dore ko urukingo rwa covid rushobora kuba ruri hafi kugera mu Rwanda, barebere ukuntu byagenda, kuko nanone mu gifu bimeze nabi rwose. Leta n'umubyeyi, turebe rwose abahanzi bakunze ba festival rero mwahoze mukurikirana uyu muhanzi Sengabo, turabakunda cyane, turabashimiye, ariko ntiwagiye gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho 5 kuri 5. Turabashimiye.